Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, ihaze kwifuza kwa buri muntu wese. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye kudahinduka, dushimiye ko abanye natwe ukaturinda, tukatugeza aya masaha tumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, twese utuboneze rwose, dukureho umugayo wose watugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Ukimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo usubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni urumuri, ijambo ryawe ni impamba muri uru rugendo. Twemerere rigira aho ridukura n'aho ritugeza. Icyo twanze ni ukora ku mwanzi, duhagaritse imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Dutumiye Mwuka Wera kugira ngo aze akanze ategeke mu ruhande rwacu ubu n'iteka ryose. Amen. Tugiye gukomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 25 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 30. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'abagaragu bahawe itaranto. Reka nsome mu izina rya Yesu. Bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. Aho umwe itaranto 5, undi amuha 2, undi amuha 1 uko umuntu ashoboye. Arazinduka. Uwo mwanya uwahawe itaranto 5 aragenda arazigenza, agenzuramo izindi taranto 5. N'uwahawe 2 abigenza atyo, agenzura izindi 2. Ariko uwahawe 1 aragenda acukura umwobo ahishamo itaranto ya shebuja. Maze iminsi myinshi ishize, shebuja wabo bagaragu araza, abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Uwahawe itaranto 5 araza, azana izindi taranto 5. Ati, databuja, wansigiye itaranto 5, dore nazigenzuyemo izindi taranto 5. Sebuja aramubwira ati, nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe itaranto 2 araza, aravuga ati, databuja, wansigiye itaranto 2, dore nazigenzuyemo izindi 2. Shebuja aramubwira ati, nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe 1 araza aravuga ati, databuja, nari nzi yuko uri umunyamwaga, ko usarura aho utabibye, ko uhunika ibyo utagosoye. Ndatinya, ndagenda mpisha itaranto yawe mu butaka. Dore ngiyo ibyawe urabifite. Ariko shebuja aramusubiza ati, wa mugaragu mubi we, wa munyabute we, ko wari uzi ko nsarura aho ntabibye, mpunika ibyo ntagosoye itaranto yanjye, ntiwari ukwiriye kuyiha abagenza nanjye naza ukampa iyanjye n'inyungu yayo? Nuko nimuyimwake, muyihe ufite itaranto 10, kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. N'uyu mugaragu ntacyo amaze, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakahakenyera amenyo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, nshimye Imana. Uyu munsi nifuje ko tuganira kuri iri jambo ry'itaranto. Imana yagiye iduha amataranto atandukanye nk'uko n'aba bagaragu shebuja wabo yabasigiye
amataranto ubwo yari azindutse agiye mu kindi gihugu. Umwe amuha 5, undi amuha 2, undi amuha 1. Abagaragu 2 baba beza, bakorera ibyo shebuja wabo yashakaga, babigenza nk'uko yabishakaga, ariko umwe arigomeka. Ariko Imana iturinde twebwe kwigomeka. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo natwe Imana yaduhaye amataranto atandukanye, yaduhaye impano zitandukanye. Hari icyo ukwiye gukora, nanjye hari icyo nkwiye gukora. Ese mwene data, wowe taranto Imana yaguhaye uri kwikoresha ukwiri? Ese uri kwikoresha cyangwa nawe warayitabye? Isuzume rero. Nukuri nimureke dukora ibyo Imana ishaka, nimureke dukoreshe amataranto Imana yaduhaye, kuko igihe kiraje kandi kirasohoye ngo Data wa twese aze kutubaza amataranto yaduhaye. Imana itugirire neza. Bene data rero, nimureke twege nitube nk'uyu mugaragu mubi, twege nitube nk'uyu mugaragu wigometse, nitube nk'uyu mugaragu utarumviye sebuja, ahubwo twebwe tube nk'abagaragu beza. Imana itugirire neza. Nukuri natwe nidukora neza nk'aba bagaragu bakoze neza bagashimisha sebuja wabo, nidukora neza natwe tuzahembwa, kuko ngo Imana izatubwira ngo nimwinjire mu munezero wanyu. Imana itugirire neza. Ese mwene data, ntago wowe wifuza kuzinjira mu munezero? Ese ntago wifuza kuzabaho unezerewe? Ese ntago wifuza kuzaba mu ijuru ry'umucyo? Ni icyo uri gukora rero mu by'Imana yaguhaye. Itaranto n'iby'Imana byose yaguhaye, ariko cyambere nuko yaguhaye umwuka wo guhumeka. Uwo mwuka rero mu gihe ugihumeka, kora ibyiza, ukore iby'Imana ishaka, ukiranuke, wirinde cyane igisa nacyo, ukore imirimo myiza, kuko Imana niyo yaturemeye. Imana itugirire neza. Mwene data rero, agira ngo nkubwire ngo Imana iri hafi kuza guhemba no guhana. Imana iri hafi kuza kuzana ingororano, kuko nasomye ijambo ry'Imana rirambwira mu byahishuwe ngo dore ndaza vuba, ngo kandi nzanye ingororano, ngo buri wese mugororere ibihwanye n'ibyo yakoze. Imana itugirire neza. N'aba bagaragu rero, buyu umuntu wabo, umukuru wabo, nabo yari yabahaye imirimo nk'uko Imana yaduhaye imirimo, nk'uko Imana yaduhaye ibyo gukora. Ariko bamwe babikora neza, abandi babikora, uwundi abikora nabi. Natwe rero Data wa twese hari icyo dushakaho. Imana yaturemeye imirimo myiza, ngo dukore ibyiza, ngo dukiranuke. Imana ntabwo yigeze duhamagarira kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye gukizwa no kwezwa. Imana itugirire neza. Abagaragu 2 rero baranejeje, kuko barakiranutse mu byo bari bahawe na sebuja wabo. Barakiranutse, bakora ibyo yashakaga, babikora mu mucyo, babikora mu kuri. Ariko uyu nguyu umwe yigira ikigenge, yigira ikinani, yigira indakoreka. Arangije itaranto yahawe, arangije arayitaba. Natwe bene data, hari abantu bamwe na bamwe bagenda bagafata iby'Imana yabahaye, aho kugira ngo babikoreshe nabi, aho kugira ngo babikoreshe neza, bakabikoresha nabi. Imana itubabarire kandi tugirire neza. Ese mwene data, itaranto Imana yaguhaye wowe uri kuyikoresha neza? Ese wowe ntago uri kwigomeka? Ese ntago uri kwigira ikinani? Imana itugirire neza. Ndagira ngo mbabwire bene data, nimureke dukora ibyiza, nimureke itaranto Imana yaduhaye tuzikoreshe, kubera ko igihe kirasohoye. Imana igiye kugaruka itubaze ko itaranto yaduhaye twazikoresheje neza. Imana itugirire neza. Igiye kuza guhemba no guhana. Ndabinginga kugira ngo buri wese yisuzume, arebe ko itaranto Imana yamuhaye ari kwikoresha neza. Imana itugirire neza. Nimureke twe kuba nk'uyu mugaragu mubi, nimureke twe kuba nk'uyu mugaragu utarumviye sebuja, ahubwo twege twumvira Imana, dukora ibyo Imana ishaka, kandi nitutagwa isari tuzasarura. Bene data, ndababwira ngo nitutagwa isari tuzasarura, kandi ndababwira ngo ibyo umuntu abibye nibyo asarura. Nukora ibibi uzasarura ibibi, ariko nukora ibyiza uzasarura ibyiza. Niyo mpamvu nkwinginga wo nkurikiranye, kugira ngo itaranto Imana yaguhaye, itaranto Imana
iby'Imana yaguhaye yikoreshe neza, iby'Imana yaguhaye bikoreshe neza, iby'Imana yagusigiye bikoreshe neza, ukiranuke, ukore imirimo myiza kandi wirinde ikibi n'igisa nacyo, wirinde icyaha. Ntabwo Imana ikunda icyaha. Imana itugirire neza bene data, ntabwo Imana ikunda icyaha, kandi Imana ntabwo ikunda ko umuntu uwo ari we wese yapfira mu cyaha. Ntabwo ikunda ko umuntu wese yarimbuka, umuntu uwo ari we wese yarimbuka, ahubwo ishimishwa n'uko umuntu yahindukira akava mu bibi, akava mu ngeso mbi. Mwene data rero ndagira ngo nkubwire ngo wowe nkurikiranye, uriyi si isuzume, wisubiremo, ubundi urebe ko uri gukoresha iby'Imana yaguhaye neza, urebe ko iby'Imana yagusigiye uri kubikoresha neza, utabitabye, utari kubikoresha nabi, utari kubikoresha bikujyana mu byaha. Imana itugirire neza. Isuzume rero utazaba nk'uyu mugaragu mubi nawe ukajugunywa hanze, kandi ngo abanze kwihana bazahezwa hanze hamwe na Satani. Imana itugirire neza. Mwene data ndagira ngo nkubwire ngo isuzume, wisubiremo, nk'uko umwana w'ikirara yisubiyemo agasanga yaracumuye, ubundi akagaruka kwa se, Ise akamubabarira. Nawe ndagira ngo nkubwire ngo wisubiremo. Niba iby'Imana yaguhaye utari kubikoresha neza, niba iby'Imana yagusigiye utari kubikoresha neza, ukaba warabikoresheje ujya mu byaha, ukaba warabikoresheje ujya mu bidafite umumaro, ukaba warabikoresheje ujya mu mwijima, ndagira ngo nkubwire ngo aho uherereye pfukama usaba Imana imbabazi. Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi, iteze amaboko ngo yakire umuntu wese wemeye guca bugufi. Gusaba imbabazi ntabwo ari ubugwari, ahubwo ni ubutwari. Kandi reka mbabwire ngo impano y'Imana ngo ni ubugingo buhoraho, ngo ariko ngo impano y'ibyaha ni urupfu. Ese mwene data wifuza urupfu? Ese mwene data wifuza kuzarira igihe cyose? Ese mwene data wifuza kuzaba mu muriro utazima? Ndagira ngo nkubwire ngo aya mahirwe yafate, ubundi upfukame. Nusanga hari icyo wakoze, nusanga utarakoresheje neza iby'Imana yaguhaye, nusanga waragiye kure y'Imana, uce bugufi usaba Imana imbabazi. Imana irakubabarira kubera ko ihora ku ntebe y'imbabazi, kandi Imana iradukunda. Reka nkubwire mwene data nkurikiranye, iwacu ntabwo ari hano mu isi, iwacu ni mu ijuru. Ahangaha turacumbitse, aha turi abashyitsi. Iby'Imana yaguhaye ntubyishingikirizeho, kuko Imana yarabiduhaye ngo bidufashe gukora imirimo myiza, bidufashe gukiranuka. Ariko niba uri kubyishingikirizaho ugakora ibibi, ndagira ngo nkubwire ngo wubatse ku musenyi, kuko wubatse ku Mana niwe ufite urufatiro rukomeye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wiringire Imana yonyine, naho ibindi byose ni umusenyi. Ndagira ngo rero nkubwire ngo Imana iragukunda kandi Imana iragushaka aho uherereye hose. Niba waracumuye, niba waragiye kure y'Imana, niba itarantu yawe utarayikoresheje neza, niba iby'Imana yaguhaye utarabikoresheje neza, pfukama usaba Imana imbabazi. Imana itugirire neza. Bene data ndagira ngo mbabwire ngo igihe kiraje kirasohoye, Imana ije guhemba no guhana. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wewe iby'Imana yaguhaye bikoreshe neza, utazarira ugahekenyera amenyo hanze, utazababara ubuzima bwawe bwose, utazaba mu muriro utazima. Imana itugirire neza. Ndabwira n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, igihe ni iki ngo umwakire, kuko muri Yesu niho tubonera ubugingo, kuko ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Muri Yesu tuboneramo amahoro adashira, atamarwa n'ibihe. Muri Yesu tuboneramo ibyishimo utabona ahandi. Muri Yesu tuboneramo umutuzo utabona ahandi. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo umwakire, kugira ngo akubere umuyobozi, akubere inshuti, akubere umujyanama, akubere byose. Kandi ntabwo uzicuza kumukurikira, ntabwo uzicuza kugendana nawe, uzasanga warahisemo neza, kuko uzabona n'ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza, Imana ikomeze twiteho. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye kuri Imana itwitaho, tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Mwami Imana, ngo uyu mutware yarazindutse ngo agiye kugenda, ngo asigira ngo abagaragu be itaranto. Umwe amusigira 2, undi amusigira 5, undi amusigira 1. 2
bazikoresheje neza, bakoresha ibyo yabasigiye neza, kandi aje arabashima. Ari kumwe ngo arinangira, yigira indakoreka. Mana, uyu nguyu umwe winangiye ngo waramuhannye, ngo uravuga ngo bamujugunye hanze, ariko twebwe twifuza kumera nk'abo bagaragu beza bakoze ibyo shebuja ashaka. Natwe dushaka gukora ibyo ushaka, natwe tukazashimwa nawe. Mwami Imana, duhe imbaraga zo gukoresha neza ibyo waduhaye, uduhe kubikoresha neza dukiranuka, dukora ibyiza, kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Urakoze Mwami, abankurikiranye biteho, bahe gukoresha neza ibyo wabahaye, ubarinde umubi n'ikibi, ubarinde icyatuma bajya kure yawe, kandi ikiruta byose ukomeze ubarindire ubugingo. Bagure mu buryo bw'umwuka, barwane intambara bazi neza batazi, abarwayi bakize, bafite intimba n'agahinda b'amahoro yo mu mutima. Dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka wongera abakizwa. Mana, bari bacitse intege bongerera imbaraga, abari batanye bagarure, wongere usuke ububyutse. Mu izina rya Yesu turindira ubugingo ko aribwo buzakubona. Dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro, biyereke nk'uko weretse Hana, nk'uko weretse umugore wa Manowa, ubaremere igitangaza ubahe guheka. Urakoze Mwami, Mwuka Wera nazerekeza iri jambo, ikora icyo wagambiriye, ubona iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe, kandi ikomeze ibiteho, kandi ikomeze ibarindire ubugingo, kuko nibwo buruta byose. Naho ubutaha. Bye.